Reka anongere ngo ikaze wukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nkuko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo tumenye uko bihagaze muri iyi si y'imyidagaduro. Mu makuru rero ngufitiye kuri uyu munsi, reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Niyitegeka Gratien wamenyekanye nka Papa Sava cyangwa se Seburikoko yumvikanishije ko atemeranya n'ubuhanuzi bwa Pasiteri Akimu Hareman Mbarushimana wo mu itorero Blessing Miracles Church Kanombe, wahanuye ko azarushinga n'umukinnyi wa filime umunyana Analiza wamenyekanye nka Mama Sava. Yavuze ibi rero nyuma y'uko ku ijoro ryo ku itariki ya 18 Mata 2024 hacicikanye amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Pasiteri Akimu ahanurira Mama Sava ko agiye gutandukana n'umugabo we, hanyuma agakora ubukwe bw'icyubahiro na Papa Sava. Muri aya mashusho y'iminota 38 n'amasegonda 30 atangira Pasiteri Akimu Mbarushimana ahanurira abantu banyuranye barimo n'umugore wari umaze igihe ababara mu myanya y'ibanga. Ku munota wa 7 rero ahagurutsa Mama Sava akamubwira ko hari ibintu bikomeye Imana imweretse yari maze igihe ari kunyuramo bitari byiza ku buzima bwe, birimo no kurya ibiryo akumva arababara mu nda. Mama Sava rero ati yego nibyo. Uyu Pasiteri Akimu Hareman abaza Mama Sava niba yiteguye kumva ibyo agiye kumuhanurira. Mama Sava rero yasubije ko yiteguye. Uyu Hakimu rero yakomeje agira ati Imana irambwiye ngo nyuma y'iyi myaka yose ntabwo urigera ukora divorce ngo kuko ndabona hari isezerano ry'uyu umugabo wawe. Mu gusubiza rero Mama Sava yavuze ko ataratandukana n'umugabo we mbere, ati ntabwo turatandukana yego. Pasiteri Hakimu rero yahise abwira Mama Sava ko binyuze mu ijwi ry'Imana abona ko agiye gutandukana n'umugabo we wa mbere, hanyuma agakora ubukwe na Papa Sava. Uyu Pasiteri rero Akimu Hareman yabwiye Mama Sava ko Imana imweretse ko namara gutandukana n'umugabo we wa mbere ngo azakora ubukwe bw'icyubahiro. Agira ati Imana irambwiye ngo ugiye gutandukana n'umugabo wawe, numara gutandukana kandi nawe nkubwire umugabo Imana iri kunyereka hari ubukwe bw'icyubahiro bumanutse. Ati umva ikintu kigutunguye, ati Papa Sava niwe uzaba umugabo wawe mu minsi iri imbere. Pasiteri Akimu rero Hareman yabwiye Mama Sava ko ibyo ahanuye abihagazeho kandi ko Yesu akwiriye kwamamara mu mahanga yose. Mama Sava rero agaragara nk'umuntu utunguwe mu buryo bukomeye, ariko Hakimu amubwira ko Imana yumvise Papa Sava urukundo rwawe, ati uri umugore mwiza cyane. Yabwiye Mama Sava ko rero Imana imweretse ko mu myaka 2 ishize Papa Sava yigeze kumubwira ko amwishimira cyane. Mama Sava rero abajijwe niba ibyo yarigeze kubibazwa yagize ati byabayeho. Uyu Pasiteri rero Hakimu Hareman yagize ati kugira ngo umenye ko ari Imana iri kunkoresha, yahise gukubita akabizu kwitama, ati ko kwitama arakubwira ati ngo sheri, ati ntabwo byari muri filime mu izina rya Yesu, ati byari ukuri kandi nawe mu mutima wawe urindiriye iryo jambo. Ati rero tuzagushyingira hano na Papa Sava. Yabwiye rero Mama Sava ko bazabyarana impanga 2 kandi ko Papa Sava azamukunda nk'uko bikwiye. Ati mwicecekere gusa Uwiteka agiye kuba arwanirira. Ubwo rero yari ari mu kiganiro ku rubuga rw'imikino cya Radio Rwanda kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa 4 2024. Uyu Niyitegeka Gratien cyangwa se Papa Sava yabajijwe kuri ubu buhanuzi bwacicikanye cyane ku rubuga rwa YouTube. yumvikanishije rero ko atabyemera ashingiye ku kuba aheruka mu rusengero mu mwaka w'1995. uyu mugabo rero wamamaye muri filime zinyuranye yumvikanishije ko iby'ubuhanuzi bitamufasheho
yagize ati harya nibyo bamubonekeye cyangwa nibyo bamuhanuriye. Ati njye mperuka mu rusengero mu mwaka 1995 muzagende mubibaze uwo mama Sava na pasiteri ntaho mpurira nabo. Ati banabyumve ntaho mpurira nawe. Ati naho ibyo bintu byabo niba bifite ingufu nanjye ndabitegereje. Abajijwe rero igihe azakorera ubukwe, Papa Sava yarifashe abwira abakunzi be n'abandi gutegereza kuko igihe kizagera. Ati mwategereje amabonekerwa. Ati mba mbona nari kubona aho byerekeza. Ati yaba bo bahanura, ati yaba n'abajyayo, ati nyine bajya gusenga. Ati ntabwo duhuza. Itangazamakuru rero ryabonye amakuru yizewe avuga ko Mama Sava yagiye gusengera muri torero nk'umukristo usanzwe, ariko atungurwa n'inyigisho za pasiteri Hakim Harleman. Uyu mukinnyi wa filime rero muri we yanze guhakana ibyo pasiteri Hakim yamuhanuriraga imbere y'abakirisitu mu rwego rwo kutamukoza isoni, ariko iteraniro rirangiye yasabye pasiteri Hakim Harleman ko amashusho y'ubuhanuzi yafashwe atatambutswa ku rubuga rwa YouTube rw'iri torero. Ngo Mama Sava rero yakomeje kuvugisha pasiteri Hakim, ariko bibi by'ubusa bigera aho abantu nyine batangira guhererekanya aya amashusho mu gihe watifuzaga ko aya mashusho yajya ahagaragara. Reka rero turebere hamwe ibyihariye kuri Ndabaga, umukobwa rukumbi wihebeye ibyo gusobanura filime. Ntabwo rero arubaka izina ku rwego ruhambaye, ariko abantu bamwe batangiye kumumenya kandi banyuzwe n'ibikorwa bye kubera ubuhanga no kuba ari umwe mu bakobwa bake binjiye mu mwuga w'ubusobanuzi bwa filime. Abarebye rero filime zirimo Missing 9, Brave, The Woman in the House, Across the Street, From the Girl in the Window, Years into Her, Promised Land, Fatal Affair, Kung Fu Zoha n'izindi zigiye zitandukanye. Ubu ari gukorana n'uwitwa Simba Gaheza, nawe rero uri mu basobanuzi babagabo bagezweho muri dubbing za filime zica kuri Zacu TV. Uwo nta wundi rero ni Mukantwari Ariane ukoresha amazina ya Unique Directrice wagasobanuye cyangwa se Ndabaga agasobanuye. Uyu mukobwa rero w'imyaka 25 akaba yaravutse mu Nzeri ku itariki ya 18 muri 1998. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru yavuze ko uyu mwuga yawutangiye muri 2020 biturutse ku kuba yarabonaga ntabakobwa babikora. Ati icyatumye nkora agasobanuye nuko nta mukobwa cyangwa se igitsina gore nabonaga akibikora. Ikindi ashimangira nuko nkuko mu Rwanda abagore n'abakobwa bahawe amahirwe menshi barimo byamuteye imbaraga. Ati rero numva ko kubandi igitsina gore gisobanura filime, ati ni ibintu bigaragaza ko mu Rwanda uburinganire koko buhari kandi twatinyutse. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Eminem yazije imyaka 16 ishize atanywa inzoga. Ni ibyishimo rero ku muraperi w'icyamamare Eminem umaze igihe yararetse kunywa inzoga, aho ubu yizije imyaka nyine 16 ishize nta gasembuye kamugera mu kanwa. Umuraperi rero kabuhariwe ukora n'ubwanditsi bw'indirimbo wamamaye ku izina rya Eminem cyangwa se Slim Shady yaciye agahigo kuko amaze imyaka 16 yarafashe umwanzuro wananiye benshi wo kureka inzoga. Abinyujije rero kuri Instagram ye, Eminem yasangije abamukurikira ifoto y'igiceri cyanditseho imyaka 16 yahawe inyuma yo kumara iyi myaka yarahagaritse ibisindisha. Iki giceri rero ubusanzwe gihabwa umuntu uhagaritse inzoga akagana inzira ya sobriety yo kubaho nta gisindisha afata. Babihabwa rero kuva ku munsi wa 7. Uyu muraperi rero yahawe igiceri cya sobriety trip cy'imyaka 16 ishize atanywa inzoga. Uyu Eminem rero weyise Rap God uretse kuba atanywa inzoga nta nubwo akinywa itabi, dore ko yabirikiye rimwe byose. Kubazi cyane rero uyu muraperi baribuka ko muri 2007 aribwo yajyanwe mu bitaro yagize overdose nyuma yo kurengerwa n'inzoga
inzoga n'ibinini by'ibiyobyabwenge 20 yari yanywereye rimwe. Iki gihe rero Eminem yahise ajyanwa muri rehab aho yamaze igihe akurikiranwa n'inzobere mu gufasha abantu kureka ibiyobyabwenge. Kuva rero mu mwaka w'ibihumbi 2008 Eminem yasezeye ku bisindisha hamwe n'itabi. Muri 2008 rero Eminem nimwe yatangaje ko yaretse inzoga n'itabi, gusa benshi babigira urwenya kuko bumvaga uyu muraperi atabasha kubishobora, dore ko yarari mu bahanzi bafata ibiyobyabwenge byinshi muri Amerika. Kugeza ubu rero Eminem yerekanye ko yabishoboye, akaba rero agejeje imyaka igera kuri 16 atanywa inzoga. Uyu Eminem rero yaherutse gutangaza ko kuva yareka inzoga byamuzaniye ibyishimo mu buzima bwe. Muri 2023 rero mu kiganiro kinyura kuri murandasi podcast cya Paul Rosenberg, Eminem yagarutse ku rugendo rwe rwo guhagarika kunywa inzoga, agira ati kubaho ntanywa inzoga byabanje kungora cyane, ati nicyo kintu nakoze gikomeye mu buzima, ati nubwo nkibitangira byarangoye ariko byanzaniye ibyishimo mu buzima bwanjye. Ibintu byose rero byabaye bishya kuri njye kuva nareka inzoga. Reka amakuru yacu twari bafitiye kuri uyu munsi tuyasoreza ahangaha. Kwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment, aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Reka tubwire ngo